ubwo rero uyu mwana twarakomeje turavuza na Kabgayi banyoherejeyo naho njyayo, ubwo banyohereza i Gahini naho njyayo, ubwo bigezeho nyine ubushobozi burarangira twicara hasi, ubwo sigara rero ku kibazo cyanjye cya diyabete, nkagera gutya nkajomba aha ngaha, narangiza ngatega kugira ngo imashini ibashe gusoma isukari mfite haba mu gitondo haba nimugoroba. Ubwo rero iyo mbonye isukari mfite, ubwo nibwo mpita nitera doze runaka baba bampaye. Ubwo rero ku bw'ibyo ibi byose kubera ko ari amafaranga, ubushobozi bwarashize, umuryango waraduhanye, byageze ubu ntabwo yakandagira iwabo, havuga ko nyine namwangije, umuntu w'umugabo yirirwa ahetse icyana, ngo bamutemye, ngo yatemwe mu mutwe, niyo agenda mu nzira amuhetse, ngo murebe umugabo ngo batemye mu mutwe, utagira ubwenge. Kubera ko agufasha umwana akamuheka nyine iyo abonye bitameze neza. Umuryango waradutaye pe, ku manywa y'ihangu bamutukira mu muhanda, iwabo ntabwo ushobora gupfa gukandagirayo. Twari dukomeye pe, twari dufite imashini zisya, twari dufite inka, nta kibazo, ariko ibyo byose kubera kugenda tubitanga, ubu nta n'igare dufite, ngo mureke bazatindahare, ngo ku buryo bazafata agafuka bakajya birirwa basabiriza nk'uko abarurirwa basabiriza. Ariko bavuga yes, reka twongere tubasuhuze kandi tunabifuriza kugira ubuzima buzima bwuzuyemo ibyishimo ndetse n'amafaranga. Nubwo amafaranga atagura byose, ariko nibura tuma tubasha kubaho neza, tukagira ubuzima bwiza, kabone nubwo adatanga byose, ariko kimwe cya kabiri cyangwa se bimwe muri byo birakemuka. Ni muri ya gahunda rero yo gukomeza tugenda dusura abantu hirya no hino, tureba ubuzima abaturage babayemo, abafite ibibazo tukagerageza kubashakira ubufasha, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bituma sosiyete nyarwanda ikomeza kubaho neza. Uyu muryango, yaba umugabo yaba umugore, bagezeho bahura n'ibibazo bitandukanye, ku buryo ubu noneho kubaho mu buzima bisigaye bigoranye, kuko birirwa mu rugo nta kintu na kimwe bakora, kubera ibibazo bari buze kutubwira. Ugumane natwe uze gukomeza wumve ibibazo bagiye bahura nabyo bigiye bitandukanye, bituma kugeza isaha none bari gutabaza basaba ubufasha. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze reba handitse subscribe ukandeho, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zigiye zitandukanye, ndetse n'ubuhamya bw'abantu bwubaka sosiyete nyarwanda. Ubwo mubyeyi amakuru ni meza. Mu by'ukuri umuntu akurebye ufite umwana ubana n'ubumuga, ese uwo mwana ukimara kumubyara kwiyakira ntabwo byakugoye, cyangwa ukimara kumubyara mbega wumvishe ubaye ute? Nkimara kumubyara bamaze kumbwira bati ni ukujya mu bitaro Kirehe, nagiye kure cyane, ariko uko iminsi igenda ishira, ariko dutanga ibintu tuvuza uyu mwana, kuko bwa mbere ngezeyo bamushyize mu byuma bamushyira ku mwuka, mu minsi 27 nari 1270. Ubwo niko nabwiraga umutwaro uri mu rugo, kandi nawe nyine kubera asima, ubundi tutaramara kubyara uyu mwana jye narakoraga nta kibazo, kubera ko umurwayi wa asima inshuro nyinshi ntakunda gukora. Ubwo rero nkakora nta kibazo. Ubwo rero maze kubyara uyu mwana, bimaze kuba gutyo, ubwo nyine urugo aho twari tugereye naho byagiye bisubira inyuma, ariko ngerageza kwiyakira. Ariko muri uko kwiyakira, mu kubabara cyane, kuko hari igihe najyaga kwa muganga hakazashira n'icyumweru ntaragaruka mu rugo, kuko najyaga gutonda kuri uyu mwana, nkagenda ku wa mbere ikigoroba kugira ngo ntakererwa. Ubwo nkirirwayo ku wa kabiri mvuza uyu mwana, ku wa gatatu ubwo nanjye nkajya kwitondera kuri diyabete, ku wa kane ubwo nkagaruka no ku wa gatanu. Bigezeho rero n'itike irashira, nkajya ngenda muhetse, nkagenda n'amaguru, nkazagera Kirehe n'amaguru, nkongera nkatonda iyo minsi igera kuri 4, ntondera umwana ntondera nanjye, bakanyohereza ati jya kwa Narisisi, nkajya kugoroza, nkajya ku badogiteri 3 batandukanye, nkajya muri PDC, nkajya kwa Narisisi, nkajya no kumvura diyabete. Icyumweru kikarunduka, ubwo uyu nawe niko ari inyuma angemurira.
urwo rugo ruragenda rurasenyuka burundu, ngira ngo urabona ko naho turi hameze nk'amatongo kuko wifashije ntabwo waba mu nzu idakinze, biragaragara. biba bigaragara. Ubwo rero uyu mwana twarakomeje turavuza, na Kabgayi banyoherejeyo naho njyayo, ubwo banyohereza i Gahini naho njyayo, ubwo bigezeho nyine ubushobozi burarangira twicara hasi. Ubwo sigara rero ku kibazo cyanjye cya diyabete. Diyabete iranzengereza ngahora kwa muganga, ubwo nayo nyimaranye imyaka 8. Ubwo kuva icyo gihe nyine umunyadiyabete guhinga ni ikibazo, kubera ko umaze kwitera urushinge biba bisaba ko urya, iyo ukoresheje ikintu cy'imbaraga rero ya sukari iramanuka cyane ukaba wakwikubita hasi mu murima. Ubwo rero bigasaba ko nyine ni uguhora wigengesereye, urugo rwacu rwarasenyutse cyane nta bushobozi tugifite. Ubu uyu mwana n'igikoma, nk'ubu yirirwa atanyweye igikoma ntanagiheruka, kubera ko ibigori byarashize, nta mafaranga dufite yo kubigura, ubu asigaye aba nk'uko abandi bose babayeho, tubwiriwe arabwirirwa, turiye ararya. None se wowe ukimara kumenya ko urwaye diyabete, uvuga ngo wagiye kwa muganga baguha imiti, hanyuma kare wambwiraga ngo ninjye wipimira, ngo ndijomba urushinge nkipimira. Si iyi mashini se? Iyo ni imashini ipima isukari, niyo bayiduhereye ubuntu kwa muganga. Dore ka kantu nakubwiraga kagura ibihumbi 5. Nako niko kagura 5? Ubwo utu tubiri nishyura ibihumbi 10. Ibihumbi 10 ari tubiri? Mu gihe kingana iki se? Mu kwezi. Mu kwezi. Kuko ni ukuvuga ngo aka urabona uko kameze, shyira muri aka kamashini, kagira gutya, ubwo ibi byose ni ibyishyurwa amafaranga, ubwo nkagira gutya, nkagira gutya nkajomba aha ngaha ku rutoki, narangiza ngatega kugira ngo imashini ibashe gusoma isukari mfite, haba mu gitondo haba nimugoroba. Ubwo rero iyo mbonye isukari mfite, ubwo nibwo mpita nitera doze runaka baba bampaye. Ubwo rero kubw'ibyo, ibi byose kubera ko ari amafaranga, ubushobozi bwarashize. Ubu n'utu muganga amaze kutwimura anzanye hano Nyamugari, akayakamperera ubuntu, avuga ati kubera ko uyu mwana baramuzi, avuga ati reka nkuremere muri iyi minsi y'inzara. None se uwo mwana kumuvuza, kuko ubundi se ntimukimujyana kwa muganga uwo mwana? Turamujyana, none se ntitumufatira imiti hano kwa muganga? Ubu guhuza uwo mwana kugira ngo mubashe mujye kumuvuza, namwe ubwanyu mwiteho, kuko mwambwiye ngo namuze arwara sima. Arwara sima ntabikweretse se? Arwara sima kandi ari amapombo, numva ngo arahenda. Ese ubwo bushobozi buva he se? Mbega ayo mafaranga muyakura yo kugira ngo wite ku mwana, wiyiteho, ndetse na muzehe abashe kubona iyo miti n'ayo mapombo? Urabona nk'ubu nkujyanye hano inyuma, hano twari tuhafite hegitari, ariko tuhasigaranye nk'imingoti 2, tugenda tugurishaho, kuko uyu mwana byatunaniye kuba wamureka. Ntabwo wabona arwaye ngo nurangiza nawe uterere iyo, ni ukuri tumufata nk'uko dufata abandi. Ubwo rero ahanini ubutaka twarabumaze, tugenda tugurishaho. Ubu se guhinga by'ibyo kurya byo biguma ukabibona gute? Kurumva niba urwaye diyabete, namuze akaba arwaye asima, ukaba ufite uwo mwana umeze uko, cyangwa byakunda guhinga biba gake cyane? Guhinga hari n'igihe hashira n'icyumweru tudahinze, nose ubu turi kurandurira imyaka hasi. Ababashije guhinga mbere bafite umwanya, bageze gute yenda bazatoragura, ntibazabura n'iby'icyumweru. Ariko kubera jyewe mfite randevu yanjye, hari iy'umwana hari n'iy'umugabo. Rero imiti nyifatira Kirehe, urumva uyu na se bakayifatira hano Bukora. Ariko ubwo nyine hari ukuntu baba bahamagaye ati abantu bafite ubumuga
muze hano, ubwo umwana nkamuheka nkamujyana, kubera ko umaze gushengabara, ubu se niwe usigaye umuheka akamujyana. nanjye kukubaza icyo ngicyo, numvise ngo umusaza hari ukuntu ajya agufasha akamuheka akamujyana kwa Yaramuheka muganga. pe, ni Mu by'ukuri ukuri. ubundi tuzi neza ko ubundi umubyeyi akenshi iyo abyaye umwana ufite ubumuga nyine ahita ahinduka igicibwa mu muryango, yaba umugabo ntiyongere kumwumva, yaba mu miryango y'iwabo ubwo cyane cyane mu iwabo w'umugabo ubwo nyine agahita ahinduka igicibwa, ku buryo nyine nawe usigara ari ikibazo kigukomereye. Ese uyu mugabo we nibura uko biri yagerageza kugufasha? Jewe ntago ari uko biri, aramfasha. Usibye n'ubu yenda umwana amaze kungana gutya, agifite n'ukwezi, 2, 3, uzi ko uruhinja aribwo ruba rugize, ubwo nari ndi mu bitaro, kuko navuyemo yujuje iminsi 27, ubwo nyuma yaho nanjye njya mu bitaro maramo amezi 3. Yaramuhekaga akamuzana Kirehe muri gahunda ya PDC yabakurikiranaga, akamuheka gusa yahagera bagahita bamukorera, akongera agaheka akamanuka akaza. N'ubu na rino gare wabonye riri hano yamujyanye Nyamugari, amuhetse umugongo, nuko n'ababitangaga baravuga ngo ese ngo nta mugore ufite, ati ubwo umwana nyine ngo yari yitumye ajya kumutunganya, avuga ati ndamufite ariko afite undi mwana mutoya. Nyine ntabwo buri wese wagenda umuratira ngo umugore wanjye arwaye gutya na gutya, kubera ko hari igihe nk'iyo isukari naramutse yazamutse cyane, ntabwo no guteka igikoma ntabwo mbishobora kuko mba ntitira gutya, yamaze kuzaguka. Ubwo rero aramujyana, ntabwo navuga ngo ntabwo yigeze amfasha, gusa umuryango waraduhanye, byageze ubu ntabwo yakandagira iwabo, havuga ko nyine namwangije, umuntu w'umugabo yirirwa ahetse icyana, ngo bamutemye, ngo yatemwe mu mutwe, none agenda mu nzira amuhetse, avuga ngo murebe umugabo ngo batemye mu mutwe, utagira ubwenge. Kubera ko agufasha umwana akamuheka nyine yabonye bitameze neza. Umuryango waradutaye pe, ku manywa y'ihangu bamutukira mu muhanda, iwabo ntabwo ushobora gupfa gukandagirayo. Aravuga ati umwana wanjye yavukiye amezi 9, sinshobora kumwanga. Kwihangana. Ubu se abaturanyi rugenda aho nta bantu, hari ukuntu umuntu iyo amaze kubyara umwana ufite ubumuga usanga bamutererana, ugasanga n'abaturanyi bamuha akato. Akato ugomba kugahabwa, none se kuba waragiye gucisha, nyine wajya gucisha warangiza hakaza ibyo bigoryi byawe. Oya bibaho, kuko buri ikintu cyose kibaho kubera impamvu. Iyo ibintu rero bibaye nyine tuba tugomba kubyakira, ntabwo dukwiye kwivovota. Oya nyine ntabwo wakwivovota, gusa mu mizo ya mbere urivovota, ariko uko iminsi igenda icaho ugenda uhura n'abandi ugenda wiyakira. Kuko jyewe ntaramenya ko ndwaye diyabete, nararwaye ndagenda nkajya mpima ibiro 26, 5. Ati ni sida, muzarebe n'urwana babyaye ukuntu rumeze. Igeze igihe abantu nyine bagiye bavuga ngo mureke kwa mugabo, ubwo mbere ibyo bitaraba twari dukomeye pe, twari dufite imashini zisya, twari dufite inka, nta kibazo, ariko ibyo byose kubera kugenda tubitanga, ubu nta n'igare dufite. Ngo mureke bazatindahare, ngo ku buryo bazafata agafuka bakajya birirwa basabiriza nk'uko abarundi birirwa basabiriza. Ubwo nari nafashe umwanzuro wo kwicara hano, umwana nkamwitaho, nkamuha amata, nkagerageza. Ubwo nkimara kumva ayo magambo nahisemo kumukingirana. Umwana nkabyuka mu gitondo ngateka igikoma nkamuha, nkategereza iminota mike ko yituma, narangiza nkamukuramo icyo cyahi, kongera nkamubinda, nkajya gukubitaho gato kugira ngo koko ntazajya kubasaba. None ubu ndabona nyine ngiye kuzabasaba, kubera ko izuba ryaravuye na kakandi gato nakubise, ubonye ko turi kubyahirira amatungo. Ubu se uwo mwana kwa muganga ntabwo ubwo nyine bababwiye ko nta kindi kintu mwamukorera, ni uko nyine bivuze ngo aramutse abonye ubundi bufasha wenda bw'amafaranga nta hantu yajyanwa akavurwa, wenda bikagira icyo bitanga? Tubonye ubufasha bw'amafaranga, yenda umuntu akamujyana nko muri ibyo bigo bya Gatagara, bashobora kuba bagira icyo bamufasha, kuko uyu mwana mu bigaragara arumva nubwo atavuga ariko arumva. Ubwo ikibazo rero tukabona ko cyaba kiri hano mu mugongo, tubonye ubufasha bw'amafaranga
rwose twamuhagurukana tukamujyana tukongera tugatangira tukavuza tukareba. Bivuze ngo mwabiretse kubera ubushobozi buke. Ni ubushobozi buke pe! None se ubu naba mva hano nkava hano n'amaguru, urugendo rwa Kirehe yenda waba uruzi, mva hano n'amaguru nkagenda n'amaguru nkagaruka, niba ndayeyo nyine ubwo nzagaruka ejo. Ni uburyo bwo kubura amafaranga 1000 yo gutega ngo mve hano ngere Kirehe. Ni ibibazo urumva ubwo nyine amafaranga arabashiranye. So nshuti bakunzi ba Iwacu Kindness Mission, nk'uko mubyumva uyu ni umuryango wagiye uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho bagize ikibazo cyo kubyara umwana udafite ubuzima, biba ngombwa ko bamujyana mu bitaro baramuzengurutsa, ariko ubushobozi bugeraho burabashirana. Hanyuma nibyo bitararangira, muzehe nawe yari afite ikibazo cya sima, kandi mabizi ko umurwayi wa sima nawe ahora akenera ibintu byinshi, harimo amapombo ndetse n'imiti ituma wenda abasha koroherwa. Mu gihe ibyo bitararangira, n'uyu mubyeyi nawe aza guhura n'ikibazo arwara diyabete, ku buryo buri munsi mu gitondo saa sita na nimugoroba yivoma amaraso nk'uko yabitubwiye, agashyira mu akamashini kakamwereka wenda ikigero cy'isukari biriho cyangwa se aho bigeze, kugira ngo abashe kumenya uko uwo munsi ari buwupange cyangwa se ibyo ari buze gufata. Hanyuma rero kubera izo mpamvu zigiye zitandukanye byatumye nta kintu na kimwe abasha kwikorera. Ubu ngubu no kubaho ni ku bugenge, noneho byakubita nuko n'izuba ryatse, noneho byose bigahumira ku mirare. Ngo bari bafite hegitari, bari bafite imitungo, bari bafite ibyuma bishesha n'inka n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko mu by'ukuri urebye ahantu baba ni ahantu mu itongo, ubona ko harimo n'inzu bagerageje kubaka ariko nazo ntizuzura kubera nyine ubushobozi bwagezeho bubashiraho. Hanyuma se babyeyi, hanyuma dusoza ni iki mwakisabira nk'abanyarwanda, ese abantu bazabona iki kiganiro ni iki mwabisabira? Rwose nk'abantu bafite umutima w'impuhwe, bakagira umutima w'imbabazi, bafite ubumuntu, uwagira icyo agira yadufasha nk'amafaranga, kuko n'uyu mwana n'ibiryamirwa aryamira kubera guhora yigaragura biba byaracikaguritse. Uwagira ubufasha yaduha nk'amafaranga cyangwa akaduha n'ibyo kurya tubasha kugaburira uyu mwana n'ibiryamirwa. Muri make biba byararenze umuntu. Icyo abanyarwanda ni ukutwubaka nyine, kuko urabona twageze kure. Haramutse haboneka rero bajya neza bakadufasha, nabura nubwo nta butunzi twabona ariko tukavuza uyu mwana w'undi tukareba ko yazabasha guhaguruka nk'abandi, baba bakoze, Imana yabazabaha umugisha. Hanyuma nshuti bakunzi ba Iwacu Kindness Mission, tugana ku musozo, uyu muryango urasaba ubufasha. Umuntu wese wakumva afite umutima wo gufasha, ashobora kumwohereza yaba 500 cyaba icyo 1000 byaba ibyo 2, tutibarengagije ko hari n'abandi bahamagara bakabagenera ubufasha bwihariye, nabyo byaba ari umugisha. Dukomeza kubana, nitwa Theogene, iyi ni Iwacu Kindness Mission.